Uyu munsi ni tariki 6 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Turahirwa Moses nibwo yaburanishijwe ku byaha yabonetsweho cyangwa se yagaragaweho byo kunywa urumogi, byo gukoresha ibiyobyabwenge cyane ku rugero ruri hejuru, aho yapimwe agasangamo miligarama 146, mu gihe ubundi umuntu usanzwe aba afite miligarama 0.2. Urumva ni nyinshi cyane, urumva zikubye inshuro 100. Nyuma rero yo gukurikiranwa yo gusangamo ibiyobyabwenge nibwo yafashwe na RIB, urwego rwa RIB rumujyana gukurikiranwa aho afunze. Uyu munsi rero akaba yaburanye mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, akaba yaburaniye mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro, aho yari ari kumwe n'umucamanza umwe ndetse n'umwanditsi umwe mu rukiko rwa Kicukiro. Moses rero akaba yaranzwe no kurira cyane, akaba yarize, ndetse abantu bamubonye bamukurikiranye bavuze ko yarize iminota igera muri 2. Bamwe bavuze ati se yarizwaga n'ibyaha bye, yarizwaga n'ibyo yakoze, yarizwaga no kwisobanura, yarizwaga n'iki? Kuko ntabwo twashyiramo ngo yarizwaga no kubeshyerwa, kuko Moses ntabwo abeshyerwa. Ni ibintu byagaragaye cyane. Ubwo rero akaba yafashe umwanya munini akarira amasegonda, ababaze bavuze ko ari 1:46. Amaze kurira rero nibwo umucamanza amubwiye ati ihorere, aramuhoza cyane, aramubwira ati humura, komera, aramuhoza mu buryo bukomeye. Moses araceceka, ndetse dore ko yari ari kumwe n'umuburanira, akaba yari kumwe n'umuburanira ariko w'umunyamahanga utavuga ikinyarwanda, ari kumwe ndetse n'undi muntu asemurira uburanira Moses, ndetse uwasemuraga bakaba bamanje kumurahiza, bakamubwira ati manza umanike ukuboko, uzamure ukuboko kwawe, nurangiza urahire ko ibyo ugiye gusemura araba ari ukuri, kutari buze kubeshya. Mu rukiko rero Moses yaburanishijwe ku cyaha cyo gukoresha ibiyobyabwenge. Umunyamategeko we ndetse n'umusemuzi Moses byose yabyemeye byose rwose uko ari 2, kandi ntago yigeze agerageza kurushya abacamanza, ntago yigeze aruhanya, cyane ko yari yaramanje gufatwa n'ikiniga, ararira cyane. Moses rero yafashwe nyuma y'uko ashyize itangazo hanze avuga ko yanga Perezida Paul Kagame ndetse yanga n'inkotanyi, ko atazigera zibabarira. Nyuma yaho nibwo papa we wa Moses witwa Aniseti yaje gutangaza nk'umushumba, ni umushumba ariko uri muri pansiyo, wabaye umushumba muri ADEPR, yaje gutangaza ko umwana yababereye ikirumbo, ko rwose yababereye umwana gito. Umubyeyi anagaragaza ko adashyigikiye ibyo Moses akora, anagaragaza ko rwose atari mu gicu kimwe na Moses. Birangira rero byaje kurangira umushinjacyaha avuze ati rwose nta kundi byagenda. Rero umusemuzi akaba yarahiye akavuga ko ibyo agomba kuvuga ari ibyo ukuri, kandi ko uwunganira Turahirwa Moses ibyo ari buze kuvuga byose umusemuzi ari buze kubivuga uko yabivuze. Umubyeyi wa Aniseti rero nyuma yo kuvuga ko akoresha ibiyobyabwenge nawe ubwo akabyemeza, akavuga ko ikigare cy'abagendana nabo ari cyo kimushuka, nibwo na RIB yagerageje kujya kureba Moses, ndetse bamusangana udupfunyika tugera muri 13 tw'urumogi, ariko Moses we aho abihakanira akavuga ko ari udupfunyika 2 bamusanganye. Ndetse n'abacamanza bakaba bagerageje kuvuga ko Moses ari gushinja inzego z'igihugu, akazishinza ibinyoma, akazishinza kuvuga ibintu bitari byo, kuko nimba bavuga ko basohokanye udupfunyika 13, Moses akabihakana, bakavuga bati se none utwo dupfunyika nibo batuzanye barangije babeshya ko ari utwawe?
ibintu rero Moses byamucanze, ndetse ubushinjacyaha butera utwatsi ibintu byinshi Moses yavuze, harimo nk'icyo gufungurwa by'agateganyo. Ubushinjacyaha baduteye utwatsi, baravuga ati wapi, ntabwo ibyo ngibyo byakunda. Nubwo yari afite amarira menshi ndetse n'ikiniga, aranatakamba cyane rwose, avuga ko ashaka kujya muri Amerika gukurikiranwa n'abaganga. Icyo nacyo ubushinjacyaha bwagiteye utwatsi. Bahakanye ko Moses atagomba gufungurwa, ko atagomba gukurikiranwa afunguwe, ndetse banahakana ko agomba kujya muri Amerika gukurikiranwa n'abaganga. Ndetse ubushinjacyaha bwavuze yuko hari abantu benshi bafunzwe kandi bakurikiranwa bafunzwe, ndetse bakanywa n'imiti bafunzwe kandi babana n'uburwayi, ko Moses atari we muntu wenyine waba afite ikibazo cy'uburwayi. Ibyo rero nabyo banzuye ko Moses agomba ndetse akajyanwa imageragere gufungwa. Gusa ntabwo urubanza rurasomwa, ariko ubushinjacyaha bwabihakanye. Nubwo yatakambaga cyane, ariko bavuze ko bitashoboka rwose, ko ibyo Moses arimo abizi neza, ndetse bavuze ko ibyo Moses arimo abihakana, ariko arimo aburana ibyo azi neza. Imiti rero Moses bamubwiye ko imiti agomba kuyifata afunzwe, nimba ari abo baganga bakamukurikirana afunzwe, banze ko Moses afungurwa nk'uko yabishakaga, cyane ko ibiyobyabwenge yasanzwemo ari ibintu byinshi cyane, ndetse bagasanga afite degere iri ku rwego rwo hejuru y'ibiyobyabwenge. Ndetse abantu benshi bakaba bagira impungenge bavuga ati n'ubundi Moses avuye muri gereza yagenda agakomeza agakoresha ibyo biyobyabwenge, ndetse ugasanga wenda ntabwo yongeye kuboneka mu Rwanda, cyangwa se agakora ibindi birenzeho. Rero urubanza mu magambo makeya ni uko rwagenze. Tukaba dukomeje gukurikirana n'urubanza rwa Meya Erazme, kuko narwo ruraba uyu munsi. Urubanza rwa Erazme Meya ukurikiranweho nawe kunyereza umutungo no gukoresha ububasha ahabwa n'itegeko muri kariya karere ka Nyanza, ndetse no gufata abagore agasenya ingo z'abandi, agafata abagore batarabe akabatunga. Ibyo byose ni ibintu Meya Erazme nawe akurikiranweho, nawe uyu munsi akaba aburana, n'ubundi akaburanira ku rukiko. Amakuru rero tukaba turakomeza tuyabagezaho uko amasaha agenda yicuma. Ubwo rero twategereza urubanza, uko isomwa ry'urubanza rizagenda rya Moses, kuko abantu benshi turabitegereje, dutegereje isomwa ry'urubanza rwa Moses, ko murabizi ko atari ubwa mbere afungiwe iki cyaha cy'ibiyobyabwenge, gukoresha ibiyobyabwenge. Nanone hari ubwo yari yakatiwe imyaka 3 n'amezi 6, birangira ajuriye, ndetse bamugirira imbabazi kuko yari ari gutakamba cyane. Ariko ubu ngubu ubwo ubushinjacyaha ese bazabyemera? Twategereza tukareba nimba umucamanza icyemezo azafata, nimba azamureka akajya kwivuza. Ibyo byose biri mu biganza by'amategeko, ntago twebwe twapfa kubimenya, ntago tuzi uko bizagenda. Twese dutegerezanyije amatsiko. Uyu Moses Turahirwa, umuyobozi wa Motion, umuntu wamenyekanye cyane nk'umuntu ukomeye cyane, umunyamideli ukomeye cyane. Ariko uyu munyamideli akaba yarize amashuri menshi, ariko tukaba tutabura kuvuga ko nubwo afite siyanse nyinshi, ariko konsiyanse ku buzima bwe ari nkeya. Nubwo abantu wenda bavuga ngo bamwe baba bibaza ati arashukwa n'abantu bo hanze, ariko rimwe na rimwe hari igihe bo hanze utamenya nimba bakorana nawe, kuko nimba umuntu akoresha ibiyobyabwenge nk'uko umubyeyi we yabivuze, ibiyobyabwenge nta kintu bitakoresha umuntu. Nyine niyo mpamvu babyise ibiyobyabwenge. Hari igihe umuntu ubikoresha rero bimuha ubundi bwenge, cyangwa se bikamuha ubundi budahangarwa. Mukomeze kugubwa neza rero, dukomeze gukurikirana, kandi wowe utarakanda subscribe ukore subscribe, ndetse na share na comment.